Mana ishimwe, soma ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho cya kabiri turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku wa 15. Muraza kunkundira nyuma turaza gusoma mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, naho mu bice 10 duhereye ku murongo wa 46 tugeze ku wa 52. Dusome duhereye aho ngaho mu gitabo cy'Abami ba kabiri, gice ni cya kabiri duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya hagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano uko Uwiteka ntunye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bageze abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bageze abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri. Amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira humutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane? Icyakora numbona ngigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data data, wabere Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa ahera ko arambuka. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravuga bati, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Haleluya, amen. Reka rero dusome muri Mariko, ubutumwa bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, bice byaho 10 duhere kuri 46. Nuko bagera i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyangwa hore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Haleluya. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza, turashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, gendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira anezerewe. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo menshi y'Imana. Imana ishimwe. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo, ariko ndashaka kubanza
kukubaza ngo mbese iki kibazo cyageze daboro kuri Elisa, akabazwa ngo urashaka ko nkugirirane, mbwira usabe icyo ushaka ukimbona ntaragukurwaho, ukisabe ndakiguha. Hanyuma iki kibazo cyabajijwe uyu Bartimayo, akabazwa ngo mbese urashaka ko nkugirirane. Uyu mwanya ukibajijwe wowe wasubiza gute? Nicyo kibazo mfite, nuko nguko. Uko tugenda tuganira muri aya magambo, Mwuka w'Imana gusure, hanyuma uze kurangiza usubije icyo kibazo, wumvise icyo nawe wasubiza iki kibazo ukibajijwe. Cyangwa se muri umwanya wicare uvuga uti nanjye ndimo ndabazwa ngo mbese urashaka ko nkugirirane. Yewe muntu uraha aya mazina atandukanye, urashaka ko nkugirirane. Yewe muntu uri kunyumva uraha ngaho imbere muri aya mazina ari imbere, nsaba icyo ushaka ndakiguha, ndahari ubu tukiri kumwe, unsabe. Mbese urasaba iki? Imana nidufashe. Uyu Bartimayo tubonye ko yari afite ikibazo, ntabwo yarebaga, yari afite ubumuga bwo kutabona. Uyu Bartimayo ikindi twabonye yarasabirizaga, yari akeneye umuntu umujyana kuko atabonaga, agakenera umuntu umuyobora igihe cyose, hanyuma akaba yarasabiriza. Byari bimugoye, ntabwo byari bimworoheye. Nibwo buzima Bartimayo yari abayemo. Ariko maze gusoma izi nkuru numvishe ko Bartimayo yari yarumvise inkuru za Yesu, yari yarumvise Yesu. Nicyo natekereje. Hanyuma noneho umunsi umwe afata icyemezo. Nkuko mubizi abantu basabiriza bagira umwanya kenshi bicaramo bahoramo bakunda kuvamo. Kuryo ushaka kuvuga uti yampumye tujya dusanga hano, wa muntu usabiriza umeze gutya tujya dusanga, akenshi ntibahava barahaguma. Ngaba ari umwanya wabo. Niba mwibuka cya kirema bakijije cyari imbere y'irembo ryitwaga Ryiza, ngo baramuhekaga buri munsi bakamujyana imbere bakamujyana kuri iryo rembo ryitwa Ryiza imbere y'urusengero. Ndashaka kuvuga ngo akenshi baba bafite ahantu habo bicara bahora inshuro nyinshi. Ariko maze gusoma izi nkuru nibwiye yuko hari Bartimayo amaze kumva inkuru za Yesu, umunsi umwe yafashe icyemezo. Aravuga ati ubu ngubu umva mujya munyobora. Nibwira ko yaganiriye n'abajyaga bamuyobora abamurandataga. Arababwira ati uyu munsi muzi ko mujya munyicaza hari, ariko uyu munsi nahinduye. Urushundura ntabwo ari hari andi burujeti, ntabwo ari hariya rwose njya. Uyu munsi munyemerere, ndashaka kujugunya urushundura rwanjye aho Yesu ari, namwe munyemerere munjyana aho Yesu ari. Abariho mu ntwaro uyu munsi niho nicara, mpinduye icyerekezo, mpinduye ibyo nabagamo, mpinduye aho nakoreraga, mpinduye aho nasabiririzaga, munjyane aho Yesu ari. Baramujyana, bamujyana aho Yesu yakundaga kunyura. Agezeyo rero dusomye aya magambo. Uyu Bartimayo nibwira ko yari yarizeye Yesu imbaraga ze, kandi kubera ko yabyumvise gusa kuko ntabwo yarebaga. Noneho we arabyizera. Yesu yigeze avuga ati ariko nimutanyizezwa n'ibyo mujya mwumva, n'ibyo mumureba, n'ibyo nkora koko mukabibonesha amaso ntabikoze, ntibishobora gutuma munyizera mukemera uwo ndiwe. Imana idufashe, Imana idutabara. Naratangaye mbabazwa n'abantu biga bamara kumenya ubwenge, ugasanga ubwenge bumaze kuba bwinshi muri bo, bakareba uko imisozi igerekeranye, bakareba uko isumbana, bakareba ijuru rihanitse, bakareba ibiti biteye ubwoba, ibyo abantu bateye n'ibyimejeje, bakabona amazi atemba, barangiza bakavuga ngo ibi byose ngo ni siyansi yabikoze. Ubwe yakwireba uko ahagaze, nawe akumva ni siyansi yamukoze, nawe akumva hari ibindi yaturutseho. Yesu arabaza ngo koko nimutanizezwa n'ibyo navuze, n'ibyo mwumvise, n'ibyo nkora, n'ibyo nakoze mureba mubonesha amaso, ntibyatuma munyizera. Ariko Imana ishimwe, witwa Bartimayo yizera Yesu, yizezwa n'ibyo yari yarumvise kuko ntabwo yabonaga. Imana ishimwe. Nuko rero twasomye ku murongo wa 47, bamaze kumugeza hahandi Yesu igihe kiragera aratambuka nkuko yajyaga atambuka. Yumvise ngo ko Yesu ari waje, baramubwiye ngo Yesu ni wuje. Atera hejuru rero aravuga ati Yesu ahari nige nawe, uyu munsi turi buhure, najyaga mbahanda ariko uyu munsi naje, uyu munsi nige nawe.
uyu munsi ndabona ubutabazi buguturutseho. Haleluya. Ngo yumvise ko Yesu aje, ngo arataka cyane, ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana ishimwe. Umuntu wese wo muri twe ajya agira ibimutakisha. Turi mu isi ubwayo idutera gutaka, ibibazo duhura nabyo bidutera gutaka, ibyifuzo bitagira ibisubizo bitajya bishira bidutera gutaka. Ariko ngufitiye ihumure, ngufitiye ijambo ry'ihumure. Nuko Bibiliya yambwiye muri Zaburi y'102 umurongo wa 18, harambwiye ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo cyangwa adasuzuguye ijwi ryo gutaka kwabo. Imana nishimwe. Rero hajya habaho ubwo umuntu ataka akagira ibimutakisha. Nigeze ngira igihe kimwe ndataka mpura n'ibintakisha, hari mu mwaka w'2000 nahuye n'ibintakisha, ndarwara umubiri untera gutaka. Umunsi umwe nagiye kwa muganga, njya gushaka muganga. Naragiye mbona na muganga yaje kuba umudepite wo bitaga Odette Nyiramirimo, minisitiri Odette Nyiramirimo. Ndagenda njya kumwisuzumishaho, nari ndwaye numva mu mubiri wanjye nguwe nabi. Ngezeyo ankorera ecography. Ankorera ecography arambwira ati madame, umwijima wawe ntumeze neza. Icyo narinzi najyaga ndwara cyandushaga cyari igifu, mbabara mu gifu cyane, nacyo cyahoraga kintera gutaka. None uwo munsi ngezeyo nararembye, nari maze igihe ndembye pe. Hanyuma nyije muri ecography ati umwijima wawe ntumeze neza, umutima wawe ntumeze neza, ati kandi vezikire biliyeri nayo ntabwo imeze neza, ati na pancreas yawe ndabona ifite ikibazo. Mu byongere ku gifu nari mfite inyama 5 zo mu nda. Ndangije ntaha nibaza amakuru yanjye yariyo. Ndagenda ngeze mu rugo ndabyibuka, icyo gihe twari dutuye ku mudugudu twari dutuye ku mudugudu w'i Kigali nk'uko abacu yakunze kubivuga, ariko twari tumaze iminsi naho tuhimukiye vuba, hashize amezi make cyane. Icyo gihe rero umutware wanjye ntiyarahari, yari yagiye mu murimo w'Imana, kuko nibwo twari tukimuka tuvuye aho ngaho twawukoreraga mbere. Iryo joro rero va kwa muganga mgize ibintakisha kurushaho, nsanze inyama 5 zo mu nda zose zirwaye. Ndaza mfite umubabaro, ndaza njya mu cyumba. Twari dufite icyumba twararagamo, yari inzu nto iri mu gikari, irimo icyumba kimwe, ari ahantu hitse cyane, niyo wataka ukavuza induru nta muntu n'umwe wakumva. Ariko ndashima Yesu yaranyumvishe. Imana ishimwe. Ndasasa nagiraga gakeka nsasa imbere y'igitanda, mfukamaho, ubundi ndataka. Naratatse, umva mbabwire, akabonye umwe gapfusa, narigenye. Ndataka. Uyatakaga avuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Mbabwira ukuntu natakaga mvuga. Naravugaga ngo Yesu we ntabwo nabishobora, Yesu we sinabibasha, Yesu we ntabara, inyama 5 mu nda zirwaye sinabishobora. Ndagenda mva ku munyu, ndagenda mva ku kintu cyose, najya ntangira kurya ngaturika nkarira. Harya bitagira umuntu mba ntibikunda. Urumva umunyu, amavuta, ibyo bintu byose ubirwaye wowe ubundi warya iki? Ariko nashaka kubabwira ukuntu natatse iryo joro, mbwira Yesu ngo sinabishobora, ndarira, ndataka ijoro ryose, nta muntu nyumva, nta numbwira ngo ihangane, ariko naratatse. Ndashima Imana ko yanyumvishe. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko yanyumvise. Umunsi umwe naje kugenda njya kwa muganga, hanyuma ngiye kwa muganga ngenda ngifite kwa kubabara, ngezeyo njya kureba uwundi mu dogiteri, ntabwo nibuka izina rye, ariko nabarongera anyuza muri ecography. Anyujije muri ecography, ndamubwira ngo nanyuze muri ecography, dore resultat bampaye, anyuzaho, arengera anyuzaho. Arambwira ngo ibyo byose bakubwiye ntacyo mbonye. Ntacyo ubonye? Ati ntacyo mbonye. Ariko umubabaro nari mfite mu mutima ntahamvuga ngo Mana we, yagize ati umva ntabwo mbizi niba yaranafashe n'iminota 2 anyuza muri ecography. Natahanye umubabaro utakwikorera, uko naragiye mvuga ngo Mana none uzampa umuganga umvura nyitayeho yampaye igihe cye. Numvaga ntagihafashe, navuga ngo Mana uzampa umuganga umvura adafite ibindi mu mutwe, anyiteho, anyuze muri ecography umutima uri kurije.
ntahandira ndataka ariko rya joro naratatse nukuri nta wundi muntu wigeze yongera kunsuzuma mu ibyo bintu mbabwiye. Imana ishimwe. Naribajije ngo mbese dogiteri wasuzumye mbere yasuzumye nabi byose arabibura yibeshya kuri buri kintu. Naravuze ngo mbese ryajwi ryanjye ryo gutaka ryabikuyeho byose birahinduka. Ariko Yesu yitaye kuba adafite shinge na rugero, adasuzuguye gusenga no gutaka kwawe. Amen, amen, amen. Imana nishimye. Artimayo arataka, amaze gutaka rero umva ikintu cyakurikiyeho. Murongo wa 48 twasomye ngo baramucyashye ngo baramubwira ngo witaka ngo ceceka. Yewe ndashima Imana ko ijoro natatse nari jyenyine. Nta muntu twari turi kumwe nari jyenyine ngo ambwire ngo ceceka, nari jyenyine iryo joro na kuko mbishaka ndataka n'inzu yacu buryo yari yubatse nta muntu duturanye nabangamiye ariko naratatse. Barutimayo agira ikibazo ngo atangire kwitakira abantu baticeceka, abantu batihora. Ariko yabaye intwari. Uzi ikintu yakoze? Bibiliya yambwiye ngo yarushijeho gutaka. Imana ishimwe. Ibishaka kugucecekesha uziyangire, ibishaka kukubwira ngo witaka uzatake cyane. Utakire Yesu cyane yuko uzi ko utakira kumva kandi akwitayeho. Imana nishimwe. Uzi ko aho umuntu yavutse hajya hamutera guceceka, yajya kujya kuvuga, hajya kugira ijambo mu bandi akumva aracecetse, ukumva uko wavutse, n'ubundi navutse batanshaka, n'undi navutse mu muryango bimeze gutya, naje ndakena bikagucecekesha. Wiyangire. Yesu yitaye kuba adafite shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwawe. Amen. Imana nishimwe. Amen, amen. Twasomye hariya mu nkuru za Elisa, wabonye ko Elisa nawe yahuye n'abamubwira ngo naceceke, yahuye n'ibimukwena, yahuye n'ibyamucaga intege, bari abana b'abahanuzi. Twasomye muri kiriya gitabo cya Elisa, nawe baramuceceke niho kumuca intege, akamubwira batari ko Elisa urabizi ko ari bugukurweho. Ndabizi ariko si nimuwe muretse. Yagera hirya bakongera ariko urabizi, ndabizi ariko nimuceceke. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu utwitaho yitaye kugusenga no kugutaka kwacu, ubibwire biceceke. Elisa yarabibwiye ngo nibiceceke, yarababwiye bari abana pardon ngo nibaceceke, yarazi icyo ari gushaka, yarazi ahari kujya. Mwibuke ko nababwiye ngo mbese iki kibazo kikugezeho ukabazwa cyangwa se kiranahari, urashaka yuko Yesu akugirira ati saba icyo ushaka muri uyu mwanya. Wasaba iki? Yesu adufashe. Elisa rero waruzi icyo ashaka, bakamubwira ataragukurwaho uraruhira uza nubwo wamwirukanka inyuma. Shebuja nakamubwira ati sigara, undi ati sinsigara, kuko yarazi icyo ashaka. Imana ishimwe. Icyampa nkamenya icyo nshaka, icyampa ugasobanukirwa icyo ushaka gusaba muri uyu mwanya. Yaramubwiye ngo umbwire icyo ushaka, umbwire icyo ushaka ntaragukurwa. Yesu ashimwe. Hanyuma umurongo wa 49 nasomye, nubwo Barutimayo bamucecekesheje, Yesu aba yamwumvishe. Haleluya. Amwumvishe, yumvishe ijwi rye. Twasomye ngo arahagarara. Haleluya. Yesu arahagarara. Yewe Yesu arahagarara. Yesu ajya ahagarikwa no gutaka kwawe, Yesu ajya ahagarikwa no kwinginga kwawe, Yesu ajya ahagarikwa n'amarira yawe. Yitaye kuba adafite shinge na rugero, ntasuzuguye gusenga kwawe. Imana nishimwe ngo arahagarara. Ikintu cyanyishe kikantangaza nyiri kuri uyu murongo wa 49, niwumvisha ko bamucecekesheje ariko Yesu avuze. Haleluya. Hari umuririmbyi wavuze ngo iyo Yesu ategetse byose biba byiza, byose biba byiza, byose biba byiza. Iyo Yesu ategetse. Uzi ikintu cyabaye? Yesu arahagarara. Ahagaze aravuga ngo ni mu muhamagare. Amaze kuvuga iryo jambo, baba wagize ngo nabandi baje bashyashya se, ni babandi bamucecekeshaga, bahindura imvugo. Bahindura imvugo, baramubwira ngo humura. Ibaze nawe bantu bavuga ati ceceka se, bantu rusako ngo wahereye. Ariko kuko Yesu ategetse, kuko Yesu ahagaze, agahamagara ngo nimumubwira ze nimumuzane, bahindura imvugo. Yesu nategeka bazahindura uko bavuga. Yesu yategetse imvugo zirahinduka, baramubwira ngo humura. Humura nyamuneka. Ibaze
baba nawe ngati uramubiki bati humura yewe umwigisha ngwino araguhamagara. Imana ishimwe. Iyo Yesu ategetse byose biba byiza, iyo Yesu ategetse byose birahinduka. Cyangwa Yesu agategeka kuri ibyo biri kugutakisha, cyangwa Yesu agategeka. Imana ishimwe. Nuko Barutimayo yumvise ijwi bamubwiye ngo araguhamagaye. Barutimayo yakoze ikintu twasomye ku murongo wa 50 ngo maze Barutimayo ngo atumwenda. Haleluya. Barutimayo ngo atumwenda yari yambaye arawiyambura, aravuga ngo Yesu bwampamagaye uyu mwenda ushaje, ibi bicocero, ibi bya kera, ibi bya kamere ntago namwitaba bigihari, ngo ariyambura ngo arawuta. Haleluya. Amen. Uziko iyo wumvise ijwi rya Yesu ibya kera ubyiyambura. Yo ndishimye. Yambura umwenda aravuga ngumva Yesu ntiyampamagara ngo ngende gutya. Hoya atumwenda ariyambura yumvise ijwi rya Yesu, yumvise kwa muhamagaye. Nukuri ntiwakumva ijwi rya Yesu ngo ubugikora nk'ibyo wakoraga kera. Ntabwo wakumva ijwi rya Yesu ngo ubukigendera muri kamere. Ntabwo waba warumvise ijwi rya Yesu ngo ukomeze kunywa inzoga. Abumvise ijwi rya Yesu twabumvise bavuye mu busaro, bava kwihagararaho mu byo bihagararagaho uko bumvise ijwi rya Yesu. Inshuti yanjye, niba warumvise ijwi rya Yesu wakwitegereza ukabona uracyitwara nk'uko witwaraga, kandi utanga ubuhamya ukavuga ko wumvise ijwi rya Yesu, wongere urebe neza niba kuko ijwi rya Yesu wararyumvishije. Imana nidufashe. Barutimayo ngo yumvishije ryajwi, yumvishije ryajwi rimuhamagara, atumwenda we aragenda ariko awutaye. Imana nishimwe. Uyu mwenda se mwabonye ko na Elisa yabikoze. Eliya ngo amaze kuzamuka muri serwakira ngo Elisa ahise ataka ngo aravuga ngo yewe Mana data nguhereye kera wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi. Undi ngo arazimira ntiyongera kumubona. Icyo yabonye ni kimwe, nuko yabonye umwenda Eliya ataye. Haleluya. Hanyuma amaze kubona umwenda Eliya ataye, mbere yuko ajya kuwutora hari icyo twasomye ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Elisa ngo yafashe umwenda we ngo arawutanyagura. Haleluya. Arawutanyagura. Maze amaze kuwutanyagura ajya gutora wa wundi Eliya ataye abari bo yambara. Ntabwo wabigerekeranya. Iyo Yesu aguhamagaye, iyo wumvise ijwi rye, umwambaro wari wambaye ntushobora kuwugerekeranya n'umucya Yesu aguhaye. Oya. Yesu ashimwe. Iyo Yesu aduhamagaye, ijwi rye ryiza ryongorera riraduhamagara tukaza. Urukundo rwinshi ruraduhamagara tukaza. Tugahita tuza dusize ibya kera, dufite imirimo ya kamere, dusize imirimo ya kamere, dusize bya bindi bya kera tukabyiyambura, tukagenda Yesu akatwambika ibishya. Nibijya bigerekerana. Imana ishimwe. Kera hari ahantu twajyaga turirimba indirimbo, ubwo abahanyuze baraza kubyumva. Ntaga turirimba ngo sagahato uhinduza abanze kukwemera n'urukundo rwawe Yesu rubareshya bakaza. Haleluya. Urukundo rwa Yesu rujya rutureshya. Iyo twumvise ijwi rye ryiza rijya ritureshya tukaza twambuye twajugunye, tukamubwira ngo twambike umwambaro wawe mwiza. Imana ishimwe rero. Amen. Yo mvuga iki? Yesu ni umwami, Yesu ni mwiza. Urukundo rwe rwaraduhinduye, urukundo rwe rwakugize uwuriwe, ujye umushima ntukabyibagirwe. Dukeneye gutanyagura umwambaro wa kera, dukeneye gutanyagura ibyo tukabita, niba koko twarumvise ijwi rya Yesu. Imana ishimwe. Uzi kugira ngo uvuga ngo wumvise ijwi rya Yesu, ariko birya bya kera ukibifite,
uzicare wiwe ubuhamya uvuge ngo ntari numva ijwi rya Yesu, ukore liste uvuge ngo nakoraga iki n'iki maze kumva ijwi rya Yesu nakora ibi n'ibi, ukore komparizo ugereranye urebe. Yesu adufashe, iyo wumvise iryo jwi ntabwo ushobora kuguma uko wari uri, utumwambaro mubi Yesu akakwambika umushya. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma umurongo wa 51 Yesu abonye icyo Barutimayo akoze. Tugeze kuri cya kibazo twibajije tugitangira. Yesu abonye icyo Barutimayo akoze, aramubaza ngo mbese urashaka ko nkugirira nte? Haleluya. Wowe urashaka ko Yesu akugirira ati? Yesu arakubaza ngo urashaka ko akugirira ate? Icyo wumva cy'ingenzi wumva ushaka ni ikihe ukeneye? Arabaza ngo urashaka ko akugirira ate? Iki kibazo ko kikugezeho nkuko cyageze kuri Elisa, ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Ko kikugezeho urashaka ko guhabwa iki? Icyampa Imana ikagufasha, icyampa Imana ikamfasha ngasaba icy'ingenzi. Yobu yigeze yandika aravuga ngo icyampa nkabona icyo nsaba maze Imana ikampa icyo nifuza. Icyampa ukabona icy'ingenzi ukwiriye kurusha ukeneye maze ukinginga ngo abe icyo uhabwa muri uyu mwanya. Imana nitugirire neza. Mu buzima tugira ibyifuzo byinshi bitarangira. Muri ibyo byinshi rero uyu mwanya urabajijwe ngo mbese urashaka ikihe? Ni iki ushaka koko Yesu akoraho? Urashaka ko akugirira gute? Ufite byinshi ariko urashaka mu mutima birimo ntibijya bishira. Umva nkubwire, dufite ibyifuzo, icyifuzo gishubijwe haza ikindi. Wabonye ujya mu ishuri wanarabisengeye ugasubizwa ukajya kwiga, noneho wagera ku kwiga, haleluya, wagera mu ishuri ukajya usenga ngo utsinde ukanatsinda. Yego, wamara gutsinda noneho ukabona diplome, avuga ati yo abantu bamfasha njya mbavuna cyangwa nkazabona diplome ngakorera amafaranga. Warangiza ugasubizwa diplome ukabona urayicaranye ukajya uyigendana ukavuga uti se okay. Warangiza ugashaka akazi ukabona icyifuzo cy'akazi kibaye akazi pe. Ntiwasengeraga kuko kwiga nurangije noneho uhangayikishijwe no kutabona akazi kurusha uko ahangayikishijwe n'amashuri. Umva, ndashaka kubabwira uburyo icyifuzo iyo gisubijwe igisubizo cyacyo gishobora kuba ikibazo kiruta cya kindi cya mbere. Ugasanga umuntu araseze uti nyubakira urugo, Imana ikaguha umugore, cyangwa se ukamushaka nyine kuko wamukunze, ugashaka umugabo kuko mwakundanye, noneho igihe kikagera ariko ukabona havuyemo ibyifuzo byo gusenga biguhoza ku mavi. Ku mugore wagaturuka ibyifuzo biguhoza ku mavi, ku mugabo wagaturuka ibyifuzo biguhoza ku mavi. Imana idufashe. Ugasenga warabuze urubyaro, Imana ikakugirira neza ikaguha abana. Noneho umwana yatangira kwicara utayiwe atazakambakamba ryari, yatangira gukambakamba, papa yabona bagenda akavuga ati ariko buriya ndabirota mu buzima we, ni ryari nzagenda mu muhanda afatanye n'umwana wanjye nanjye dushingura ikirenge ku kindi. Nta mupapa utajya urota ureva icyo kintu. Buri gihe ukifuza ugahora wifuje, umwana akaza akazagenda akagenda, yamara kuba umwadoresa akazajya akubwira ngo ubundi wambyariye iki? Niki cyatumye umbyara? Ntibiguteye gusenga ukuruta uko wasengaga mbere. Naringiye kukubwira ngo mu isi harimo ibyifuzo byinshi birenze urugero. Icyampa Imana ikatugirira neza tukamenya icyo dusaba, Imana ikamenya icyo dukeneye kidufitiye umumaro. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Niga muri primaire nizi ikintu banyigisha ikintu kwitwaga ngo yari umwandiko uvuga ngo ibyifuzo bitatu. Umuryango ugira ibyifuzo bitatu. Umuryango wari ufite ubukene, noneho bakenye umugabo n'umugore, igihe kiragera basurwa n'umuntu niba ari marayika w'Imana, arababwira ngo narije kubasura, namenye yuko mukenye rwose mufite ibyifuzo, ariko ndabinginze mumbwire ibyifuzo bitatu muri byinshi mufite. Ntiyarababwiye byinshi se, we yababwiye byinshi bitatu. Barangije baricara baranezerwa, baravuga ngo noneho rwose bitatu twicare dutekereze neza turebe ibyifuzo by'ingenzi maze tuze dusubizwe tugubwe neza. Baricara ngo bacana umuriro,
baracana umuriro bamwishuraka baranezerwa umutima uranezerewe bategereje umuntu uje kubasura ugiye gukiza ubukene bwabo birangiye wa muriro watse neza amakara ari kugenda acika umurari mwiza bota bameze neza umugore ahita abwira umugabo atari ko mutware urareba aya makara ko ntari meza wayotsaho inyama muzi cyakurikiyeho uwo mwanya inyamiraza no kumuri ya makara ngo ba umugabo arababara aturi cyifuzo kimwe kivuyeho kandi batubwiye bitatu ati urumva kuko ibyo bintu by'inyama wizanye uti ko twari tutarumvikana ku byifuzo bitatu dusaba ibintu by'inyama kuko biturikije hehe n'umubabaro mwinshi wa mugabo ahita avuga ngo urabona ibintu ukoze icyama ngo iyo nyama igufate ku zuru inyamira zamuka iva ku makara no ku zuru ry'umugore ngo ba bibiri ntibirangiye ibyo twifuza ibiba mu mitima yacu ni byinshi Imana idufashe umugore ararira abwira umugabo ngo ndakwinginze nahemutse nasabye bitari bikwiye umbabarira icya gatatu abari ngiye ugisaba mugabo ati ngaho gerageza n'ubundi nuko nyine byagenze aravuga ngo rwose icyampi inyama ikava ku zuru ryanjye inyama iva ku zuru muri bya bindi bitatu bashubijwe ikihe ibyifuzo byacu ni byinshi ntiwashobora kubihitamo ariko urashaka ko Imana ikugirira gute kuri uyu mugoroba muri aya masaha icyampa ukabona icyo usaba cy'ingenzi kikugirira umumaro Imana ikaguha icyo wifuza Imana nishimwe haleluya hanyuma Barutimayo we abajijwe ngo urashaka ko nkugirirana Barutimayo aravuga tumva njyewe rwose icyo nshaka numvishe inkuru zawe Yesu njyewe ndashaka guhumuka hanyuma nkakubona ndashaka guhumuka nkakureba nkakwitegereza narakumvisha bakuvuga kandi narizeye none ngize umugisha ngize amahirwe yo kugera aho uri unyemerere umpumure mpumuke hanyuma maze nibura nkurebe ibyo ntibyanditse ariko nicyo nitegereje wenda cyari mu mutima umpumure nibura nkubone njye witegereza atari kukwizera gusa nijerwe n'ibyo bavuze nibura njye nanakwizezwa nuko nakurebye umpumure nuko nguko yasabye haleluya amen nasamye muri Zaburi ya 34 umurongo wa 6 haravuga ngo iyo bamwitegereje uwo nguwo ngo bavirwa n'umucyo ngo mu maso habo ntabwo hazongera kugira ipfuno mu gifaransa bavuga ngo quand on tourne vers lui le regard on est rayonnant de joie alléluia ngo le visage ne se couvre pas de honte iyo murebye uvirwa n'umucyo alléluia Barutimayo aravuga ati cyama ukangirira neza ngahumuka alléluia maze nkabasha kukubona Imana ishimwe Bibiliya yambwiye ngo Yesu aramubwira ngo igendere ku murongo wa 52 igendere kwizera kwawe kuragukijije Imana nishimwe amen arahumuka uwo mwanya aramwitegereza amaze kumwitegereza aravuga ati ubwo nagenda se nibyo nabonye kwa Yesu ubu se namusiga ngasanga ibiye ubu se namusiga Yesu aravuga ati gendere rwose urakize aramureba aramwitegereza amubonye nyine abareyona dojwa munezero bamwishi aravuga ngo wapi nago nagenda ndagukurikira ujya hose haleluya amwizirikaho ngo aramukurikira Imana nishimwe amen Yesu ashimwe amen Imana ishimwe haleluya amen urashaka ko Yesu akugirira ate icyampa ugasaba ikikugirira umumaro hanyuma Elisa yari yamubajije nabitwaye paraleloma nkuko twabisomye paraleloma Eliya shebuja amubajije aramubaza ati none usaba icyo ushaka cyose ntari nagukurwaho natangariye uyu muntu wari umugaragu umva bene data mwese mufite bashobuja babayobora cyangwa se abasuperviseri banyu abo mwakoranye cyangwa n'abatabafite ubigeze kubagira n'abantu bakeya bataciye imbere y'ababayobora kandi ahanini akenshi iyo umuntu akuyobora bafite ibyo akurusha si byose ari materiel mu ruhande rwose hanyuma Elisa abajijwe ati urashaka ko nguha iki cyo ushaka ni iki yari kwifuza ibyo Eliya yari atunze shebuja yari kwifuza aho yakoreraga reba nawe ibyo wakwifuza umuyobozi wawe cyangwa shebuja yaba afite bireba uko bingana
Elisa agira ubwenge butangaje, aravuga ati ibyo byose byabaye nimbona ubushobozi buri muri wowe, nimbona ubona byose ndaba mbifite. Elisa asaba ikigira umumaro, aravuga ngo mbi icyo nshaka, ndashaka imigabane 2 y'umwuka wawe. Haleluya, Amen. Amen. aravuga ati ndagisabye Imana ishimwe. Haleluya, sabye imigabane 2 y'umwuka wawe. Kandi niko byagenze, awutora muri wa mwambaro, arawuhabwa uko yabisabye, kandi yasabye neza, kandi bimugirira umumaro. Bene da, iyo aza gusaba ikindi usigire yanzu twasize hahandi twakoreraga, usigire na cya kindi, wenda na ya mafaranga ari kuri konti abari byumva ko bari bambutse kuri Yorodani bari hakurya. Uriya mugabo yari kugaruka hakuno akoresheje iki? Ariko agira ubwenge, amenya ikimugirira umumaro, amenya ko wa mwambaro wa Eliya ari wo bakubise muri Yorodani bambuka. Bamaze kwambuka rero, amaze kuwufata rero, amaze gutanyagurwe bien sûr nkuko twabivuze, ati ibyo yari afite, ati ni ibya kera n'ibigende, nambaye ibishya. Nukuri Imana itwambura ibishya, itwambura ibishaje. Imana itwambura ibishaje mu izina rya Yesu, twambikwe ibishya. Yambara rya kote rya Eliya, ararifata, ageze kuri Yorodani agira atya, akubita ku mazi. Sinababwiye ngo Yesu ategetse birahinduka. Abavugaga bahindura imvugo, abakubwira ngo ceceka barakubwira ngo humura, abakubwira ngo uzapfa barakubwira ngo wasengeye he. Haleluya. Maze babana b'abahanuzi bamubwiraga bati shobuja ari bugukurweho, ngo akubite umwenda mu mazi, babona Yorodani icitsemo kabiri, batayiwe. Batuzi yuko bahindura imvugo. Aba bati shebuja ari bugukurweho, bahindura imvugo. Bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa, bahindura imvugo. Barangije ngo baraza bamwikubita imbere, kubera yuko haleluya yasabye igikwiriye, abonye imigabane 2 y'umwuka wa shebuja. Imana nishimwe. Umva, hariho abantu bajya basaba nabi, kandi bari ahantu bagiye gusaba neza. Uzi ikintu cyambabaje mu buzima? Nababajwe no kubona inkuru ya Elisa wabanye na Eliya agasarura imigabane 2 y'umwuka wa shebuja. Nangije babazwa n'umuntu witwa Gehazi wabanye na Elisa, we bagatandukana twaye ibibembe, akanabijyana no ku muryango we wose n'abazamukomokaho. Narabisomye ndarira. Waragenda Gehazi aragenda yirukanka kuri Namana, amwirukanka ati feza, izahabu, ibifatiko, ibyaka kanya, mereza, baramuha ngo hagere shebuja atari kugiha. Waruriye iki nicyo gihe uratinyuka ugasaba izahabu, ugasaba ifeza, kuko nibyo ukeneye muri uyu mwanya. Iki gihe ni igihe ki? Nicyo gusaba ifeza n'imyambaro koko. Ukabivana hariya, ukiruka hariya ugasaba ibyo. Kuki utamenya icyo ukeneye? Kuki utamenya icy'ingenzi? Ibembe bya Namani bizakoma. Imana nidufashe. Urashaka ko uyu mugoroba ko ari igiki Imana igukorera? Urashaka iki cy'ingenzi mu buzima bwawe? Urumva ukeneye iki? Imana rero nidutabare. Umva, iki kibazo cyo kubaza ngo ukeneye iki, Salomo cyamugezeho. Salomo yagiye gusenga, ajya gusengera ahantu bitaga Gibeon. Amaze kuba umwami, aragenda ngo niko kanunga karushaga utundi ngo kuba keza, kuba hejuru. Aragenda ngo karushaga utundi tununga twose icyubahiro, ajya gusengerayo. Uzabisome mu Bami, mu gitabo cy'Abami ba mbere mu bice 3. Agezeyo gusenga, ngo marayika w'Imana ngo aramubonekera, aramubwira ngo ngaho usaba icyo ushaka. Umva umwana w'umujene, ndetse hano hari abajene bateranye natwe. Umva umwana w'umujene ufite ambisiyo, ushaka kubaho, ushaka inzu, ushaka imodoka, ushaka kuzubaka neza n'ibindi. Abajene bahari barimo baranyumva, natwe twanyuze mu kijene, ureba ambisiyo z'abajene. Arangije aravuga ngo Mana we, ngusaba icyo nshaka. Abanza gushima, avuga iby'Imana yakoreye se Dawidi, byose arabivuga. Aravuga ngo n'ubu nteye iteka, kubera kunyicaje ku ntebe y'ubwami ya data wamariye gupfa, none ari kunshiza umurimo ukomeye wo kuyobora ubwoko bwawe. Ariko ndi umwana, sinzi gutandukanya indyo n'imoso. Ndaguhenda henze, niba nkugiriyeho umugisha, umpa ubwenge kugira ngo mbashe kuyobora ubwoko bwawe bukomeye kuriye. Imana ishimwe. Naratangaye, nasomye Bibiliya. Imana ngo yahereye kumubwira ku murongo wa 11 w'icyo gice cya 3 cy'Abami ba mbere, ngo iramubwira ngo Salomo, nibyo usabye, kuko ari ibyo ngibyo usabye. Nusabe kurama, umva,
kuko ari ibyo usabye. Ntusabe kurama, uno murongo wa 11. Ntusabe ubutunzi, ntusabe ko abanzi bawe bapfa. Naratekereje ngo hari ibingibi nibyo bintu byokita imitima y'abantu. Abantu bifuza kurama, yego tari kurama kwiteka ko mu ijuru, kurama ko mwiza. Ubwo utidasabye kurama, ntusabe ubutunzi, ntusabe ko abanzi bawe bapfa. Uzi ko Imana yamubwiye ku murongo wa 12, yaramubwiye ngo nguhaye ibyo usabye. Uwa 13 iramubwira ngo nibyo udasabye. Haleluya. Ngo byose ndabiguhaye, nakurya yamubwiye ntawe uzakuruta ntawe uzagusumba mu bakubajije n'abazaguheru. Kubera iki? Asabye igifite umumaro. Imana ntihabwa icyubahiro. Urashaka iki kuri uyu mugoroba? Icyampa Imana igakora ku maso yanyu. Icyampa Imana ikampumura nkamenya icyo nkennye. Icyampa Imana ikampumura nkamenya icyo nkwiriye. Umunsi umwe niga kuri sogonderi, nigeze ngira umuntu, nari mfite umuntu wandihiraga minerivare. Hanyuma igihe kiza kugera, nari narihanye ndi mu murimo w'Imana cyane nkurimo kandi byiza. Noneho igihe kiragera, ya bindi byanteraga gutaka, cya gifu cyo narakigumanye kiguma aho ngaho. N'ubundi kikajya kinsikamira kikantera gutaka ku manywa na nijoro, ngahora ntakape ngataka. Igihe kiragera ngeraho kintakisha muri uwo mwaka, kirantakisha pe ndataka. Noneho naje kugera igihe kintakisha kiransikamira muri wa mwaka. Wa muntu yandihiragamo yari umukozi w'Imana, ari umumisiyoneri, ntacyo mushinja, Imana imuhe umugisha. Bituma kubera ko gutsikamirwa na cya gifu, bituma wa mwaka ndatsindwa. Igihembwe cya mbere namaze igihe kinini ndyamye ndahuma, sinabona kubera guhora ndwaye umutwe, reneri zibatandi, nambara rinete atari ikindi cyanteye amaso, ahubwo ari ukubera kudasinzira, mbabara umutwe. Ubundi ahanini iyo umuntu ababara mu nda babara n'umutwe general. Noneho igihembwe cya mbere n'icya kabiri ndatsindwa. Noneho nize mu cya gatatu bitangira kugenda neza, ndanagitsinda. Noneho rero muri deliberation, bakoze deliberation barambwira batamanota ufite yakwimura, ariko ikibazo gihari ntabwo wize igihembwe cya mbere n'icya kabiri, komilfo matiyeri yose ni wayize. None kubw'iyo mpamvu biragusaba kuropurena umwaka. Kubyakira birananira. None nkajya mbwira Yesu ngo ariko Yesu, none yuko ngiye kuropurena kubera iki kintu kinsikamiye, kubera iki gifu, ikiruta nuko nataha n'ibiki byose, ni kubera ko n'ubundi kizakomeza kinsikamire, kire ku kuboko kawe ni kunkoraho nacyo kigakira. Ariko icyo nenda kuvuga aho ngaho nyiri kuri uwo musozi wanjye w'igifu cyansikamiraga, harabona hayi uhamya mbabwira amakuru yacyo. Ndashima Imana ubu ntacyo ndwaye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana igitabara mu gihe gikwiriye. Icyo gihe wa muntu wandihiraga arambwira atumva uratsinzwe, ugiye gusibira umwaka kugira ngo nkurihire umwaka ukurikiyeho. Ngewe ntabwo yabonye ko ari kwa kurwara. Yarambwiye ngo n'uyu murimo w'Imana urimo. Sinababwiye ibyazi bikuvuna ibigutsikamira ntaho bidashobora, ntaho bitaturuka. Kandi yari umukozi w'Imana, wavuga uti yakanejejwe nuko ari mu murimo w'Imana. Ariko buriya niko yabyumvaga, wenda yabonaga nararangariyemo, niko yabyumvaga. Arambwira tukora ibintu byinshi mu nzu y'Imana, wowe uri umuririmbyi, wowe urakora iki, wowe urakora iki. Ati kugira ngo nongere kukurira nuko biriya byose ubihagarika. Ukabihagarika, ukambwira korari ukayireka, n'icyo ukakireka. Ntabwo yambujije gukizwa, ariko yahagaritse umurimo. Arambwira tuhagarika imirimo yose y'Imana wakoraga. Ndangije numva sinabaho. Ni nko gufata ifu ukayikura mu mazi, numva ntabaho. Ubuse nzabaho najya muri korari, kandi nari ndi muri komite ndi na vice president. Ubuse nabigenza gute? Numva ntibyakunda. Arangije aranambwira ngo numara gufata decision yo kubireka bari buza kunde bungiriye decision wafashwe kubabiritse. Ndangije ndicara nigira inama mu mutima, ndavuga ngo ibintu ntabwo nabireka. Ubundi ko ngeze mu wa 4 imyaka 3 yose byagenze gute? Nguyu yarataraza umwaka umwe ndihiye, imyaka 3 yabaye, Imana yabanye nanjye icira inzira imyaka yabanje. None koko nde ko umurimo w'Imana ubuse ninkureka bizagenda gute? Numva mu wa 4 ni mu wa 5, hari mu wa 5 ndavuga n'ubuse ninkureka bizagenda gute? Numva kureka umurimo w'Imana birananiye, numva kureka kuba muri korari birananiye, numva kureka kuba mu byo nakoraga byose, groupe
y'amasengesho nayoboraga yari gurupe ihari ari nanjye wayitangije ndavuga ngo nimbere kase bizagenda gute numva birananiye ni nkuko wafata ifu ukayibwira ngo uva mu mazi uje hariya n'ubundi yahita ipfa ndangije nigira inama mu mutima ndavuga ngo ntabwo rwose njyayo kujyayo kwari kumubwira ngo nafashe decision sinzajyayo sinzasubirayo ngaho ndihira Minerval ndangije ndadesida numva kuri nge ikingenzi nuko mbyihorera ntazandihire ariko ngakomeza umurimo w'Imana sinzi uko bigenza sinzi nuko bikora icyo nzi nuko Imana ibishobora ndashima Imana yuko umwaka wakurikiyeho narakomeje ndiga ariko nyamara n'ibyabaye jenoside yaje kubana wa mwaka wa kabiri nanone ntawurangije ariko umurimo w'Imana narawukomeje icyama tukamenya icyo duhitamo kitugirira umumaro Imana ne dutabare ahari uri bumbwira uti wabuze ubwenge ariko nyihanganire nuko nkuko nabyumvaga kuri icyo gihe numvishe ntare ku murimo w'Imana Imana rero nibahe umugisha Imana nibashyigikire Salomo aravuga ngo nkeneye ubwenge Elisa aravuga ngo imigabane ibiri ngo y'umwuka wawe Barutimayo aravuga tumva ngewe ndashaka yuko umumura nibura nkakubona nkakwitegereza nkajya ngushima nkanakwizera naranakubonye haleluya Imana irakubaza ngo ukeneye iki icyampa ukabona icyo usaba icyampa ukamenya icyo ukeneye Imana ikaguha icyo wifuza naringiye kukubwira n'ukuri ngo hariho ikintu ukeneye cyangwa se hari umuntu ukeneye mu buzima bwawe haleluya Amen. Uzi ko igihe kijya kigera uzi ko hari ubwo umuntu ajya abaho akaba hatazi ikintu akeneye bijya bibeho umuntu akabaho ntamenye ikimugirira umumaro ntamenye icyamufasha ntamenye icyo akeneye Yesu yigeze atambuka ngo aririra umurwa w'i Yerusalemu mu bice 19 bya Luka uhereye ku murongo wa 41 ngo arawitegereza arawureba ararira ngo aravuga ngo yewe Yerusalemu we ngo uyu munsi ngo iyo umenye icyaguhesha amahoro ngo ariko ndababaye ikibabaje nuko bihishwe amaso yawe Ntabwira ngo dore bazakugota dore bazakuzaho dore bazagukoraho uruzitiro bazagutsemba bagusenye n'urubyaro rwawe ntihazasigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi kubera ko utamenye igihe wagenderewemo Imana idufashe hari igihe umuntu atajya amenya icyamuhesha amahoro naringiye kukubwira ngo hariho umuntu ukeneye mu buzima bwawe Imana ishimwe hariho umuntu ukeneye la source de tout le bonheur hariho umuntu ukeneye mu buzima bwawe élément déclencheur dans la vie de tout le monde hariho umuntu ukeneye inshuti yanjye Imana ishimwe nageraga ngo nkubwire ngo mu buzima bwawe ukeneye Yesu ukeneye Yesu ngo akugirire neza niba utari wakira Yesu ngo umumenye nk'umwami n'umukiza narije kukubwira ngo ukeneye Yesu n'ukuri ukeneye Yesu mu buzima bwawe ukeneye kwakira Yesu ukamuhereza byose ukeneye kwakira Yesu agakuraho ibyo byose akakwambura umwambaro mubi akakwambika umwenda we wera w'ukuri akakwambura gukiranirwa akakwambika gukiranuka ukeneye Yesu twatangiye turirimba ngo Yesu niwe mucyo wanjye Yesu niwe umurikira inzira Yesu uwo niwe amahoro yacu ubonye Yesu wabona amahoro wakiriye Yesu wabona kugubwa neza wakiriye Yesu watuza uwo niwe mahoro yacu kandi wamwakira ukamwakira neza akakwambura ibya kera bikavaho akakwambika ibishya Yesu niwe amahoro yacu Bibiliya yarambwiye ngo muri we niho ubwenge n'ubuhanga byose byahishwe abantu barimo bariringira ubwenge muri kino gihe ariko buriya n'ubushira kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ukeneye Yesu n'ukuri mu buzima bwawe ukeneye iyo élément déclencheur dans ta vie n'uwo nguwo la source de tout le bonheur washakisha wavuga ngo nzabifura ntabwo washobora kubifura udafite Yesu urakwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umutegeka w'ubugingo bwawe uwiyaje iyo umurebyeho uvirwa n'umucyo si on tourne le regard vers lui on est rayonnant de joie le visage ne se couvre pas de honte iyo wamaze kumurebaho no kumwakira mu buzima Yesu nadufashe yagukuraho ibirushya yagukuraho iyo myako n'imikoshi na bya karande bajya bavuga
abantu baratagangaye barambwira ngo nguno tugukureho karande nguno tugukureho imikoshi ugasanga abo babivuga nabo ntabwo babikuweho bakakubeshya bakakubwira ngo atanga amafaranga abantu batanze amafaranga n'ukuri bararushye ariko Yesu wenyine yaje mu bugingo byose bihinduka bishya iyo umurebye uvirwa n'umucyo niwongera kugira ipfunwe mu maso Imana nidufashe narije kukubwira ngo ukeneye Yesu nakubwiraga ngo ukeneye Yesu mu buzima bwawe Imana nitugirire neza nza abana b'abakobwa babaye viole bagiye ngo bagiye kubakorera deliverance hari uwo wagiye ngo bagiye kumukorera deliverance baramuvira afite ubukwe yari fiance baraberekanye mu rusengero ngizo deliverance bakorera abantu hanze nimwegere Yesu udafite Yesu nemwegera mushaka onere yo nadojo yo turebye amaso yo twubuye amaso kuri Yesu Yesu nadufashe Yesu natugirire neza Yesu ni ukeneye wenyine mu buzima bwawe utarakizwa ukeneye Yesu hanyuma kandi nawe wakijijwe ukeneye Yesu nibyo umukozi w'Imana yatubwiraga mu kanya nawe ukeneye Yesu mu buzima bwawe bwa misi yose ugira ngo kubera inshuti ya bugufi ugira ngo mujye mugendana musuhuzanye muganire byose umva mugumane urya ngo yaradutoranije adushyira mu bikari tukajya tuganiriramo tugumane we wakijijwe nawe ukeneye Yesu mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ube updated ku bintu bye mu murimo we muri byose ukora uramukeneye uri gusoma mu gusoma ijambo ry'Imana muzahuriramo mu gusenga muzahuriramo birashoboka ko wakiriye Yesu ariko muherukana ryari muheruka kuganira giheke muheruka guhurira mu yawe masengesho muheruka guhurira hehe mu kiye gitabo cyo mu ijambo ry'Imana wari uri musoma nibyari wenda n'icyagiye cya kera na amateka Imana niturengere nidufashe nigeze ngira umwana w'ishuti yanjye hari muri 2009 arampamagara turaganira kuri telefone sinibuka niba ari wamuhamagaye cyangwa niba ari we ariko twaraganiriye hari ku mugoroba ageze arambwira ijambo rya revolutionye ubugingo bwanjye ntajya nanibagirwa na n'uyu munsi twaravuganye tugeze hagati arambwira ngumva rero wihangane tuzasubira ngiye kubaza Yesu ko yiriwe haleluya arambwira ngo ngiye kubaza Yesu ko yiriwe ujye ubaza Yesu ko yiriwe nubwo wamwakiriye umubaza uko yiriwe wiriwe ute wira Yesu rero ngiye hanze Yesu nari ngarutse ndagushimye konje mugira n'ubushuti communication mu buzima bwa misi yose narije kukubwira ngo ukeneye Yesu mugabo ukeneye Yesu mukozi w'Imana ukeneye Yesu mubyeyi ukeneye Yesu dusiga dukeneye Yesu jewe nawe Imana nidufashe Imana nidushyigikire Imana nitubashije kumenya icyo dukeneye mu buzima wo dukeneye w'ingenzi ni Yesu dukeneye Yesu ngo adufashe dukeneye Yesu ngo adushyigikire dusaba byinshi tugasaba rimwe tugasaba ntitubihabwe ariko Yesu ntabwo azaguha ibyo udakeneye Bibiliya yarambwiye ngo ni Imana imenya ibitugirira umumaro imenya ibyo dukeneye iduha ibyo dukeneye yagiye kugorareba ngo mbese arabikeneye yagiye kugorareba ngo mbese n'iby'ingenzi mu buzima bwe mbese mu by'ukuri n'ibyo yarakeneye mu gihe cya none akabanza akareba mubyeyi undeba wabasha guhereza bujiya ku mwana wawe w'imyaka 2 nabyo wakora mbese wafata urwembe cyangwa icyuma gikatana ukagihereza umwana wawe w'imyaka 2 ntiwabikora kandi uri umuntu Imana iturebera byose ntabwo yaduhereza ikiduta mu mwobo ntabwo yaduhereza ikiduta ahari ikiduhemukira Imana ireba ko icyo uri gusaba ari ingenzi Imana ikara ko icyo uri gusaba kizakugirira umumaro kugikwiriye nuko nguko Imana irabireba ibirivuga ngo n'Uwiteka Imana imenye bitugirira umumaro hanyuma ikindi Imana yitaho Imana ireba ko ikintu uri gusaba kizagira umumaro mu bwami bwayo mbese iki gihe kizagira umumaro mu bwami bw'Imana byabyifuza ufite ko nakubwiye ko muri byose ukeneye Yesu kuruta ikindi mbese wowe wasanze ukeneye iki ariko si cyo wasanze ukeneye nugenzura urasanga gifite uwuhe mumaro mu bwami bw'Imana Yesu arimo areba iriya mpumyi navuze ati ninyikiza ndayibwiye ngo yigende ariko gatoya ndagukurikira mu mutima wayo harimo guhita umukurikira ikajya kumukorera haleluya Imana yitegereje Salomo mu bwenge yasabaga ibona ntabwo ari ukwishimisha ntabwo ari kugira ngo azishyire hejuru ibona no kugira ngo azacire urubanza ubwoko bwayo navuga ngo ndabuguhaye nanongereho icyo uri gusaba gifite uwoya mumaro mu bwami bw'Imana kugira ngo Imana ikiguhe
niyo mpamvu Hana agiye gusenga yasenze igihe kirekire, ariko umunsi umwe ahindura isengesho aravuga ngo Mana we iyo mu gitabo cya Samweli wa mbere mu gice cya mbere aravuga ngo Mana Uwiteka n'umurongo wa 11, niba nkugiriyeho umugisha ukumva gutaka k'umusha wawe ukampa umwana w'umuhungu nzamugutura buwawe mu nzu yawe iteka ryose iminsi ye yo kubaho. Imana iravuga ngo ubwo ari uwanjye azabi wanjye agakora umurimo wanjye agahora mu nzu, ndamuguhaye imuha Samweli, kandi na nyuma ya Samweli Imana yamuha abahungu n'abakobwa. Icyo uri gusaba urabona Imana igifitemo iyihe nyungu? Imana nigufashe, ariko nari ngambiye kukubwira ngo ukeneye Yesu. Hejuru y'ibyo ngibyo uri kwifuza nagira ngo ubwire ngo ukeneye Yesu mu bugingo bwawe. Imana niguhe umugisha. Nashakaga kubaza niba Pasiteri Emmanuel ntawe uruhunga namubonye ahari, nagiraga ngo adufashe asengera abantu b'Imana kubwira ijambo twumvishije. Imana imuha umugisha. Sinzi uko abiyobora, uko umwuka w'Imana amuyobora, ariko nagira amabwire ngo dukeneye Yesu. Ari utaramwakira, ari uwamwakiriye, dukeneye Yesu umuha ubugingo, hanyuma nawe wabumuhaye uramukeneye kugira ngo ube updated buri munsi mu bintu by'Imana, atari ibya kera byashaje. Mukozi ku murimo n'Imana yemera. Imana ibaha umugisha. Pasiteri. Yego ndahari kandi ndabashuje mwese. Haleluya, haleluya. Kandi Imana yakoze kugufasha rwose ukatugezaho iryo jambo ridufashije cyane kumenya icyo dukwiriye gusaba Imana, ikintu gifite agaciro kuruta irindi. None rero kubera iri jambo rikomeye tumaze kumva, nagira ngo numve niba hari abantu rwose bari hano bumva bashaka kwakira Yesu, bumva bashaka kongera kwegera Yesu kugira ngo tubasengere. Sinzi rero niba bari buzamura ibiganza cyangwa se niba biri bigende bite, ariko reka tubabaze, ese murahari? Abashoboye kuzamura ibiganza babizamure batya kugira ngo tubone uko tubasengera. Biraruhije kubera ko turi hano kuri Zoom, ntabwo biba byoroshye kubona abantu bose, ariko ndizera ko iri jambo ryamaze gukora umurimo ku buryo hari benshi bakeneye kwakira Yesu cyangwa kongera kwegera Yesu, tukamubaza ngo wiriwe ute? Haleluya. Reka rero dusenge. Mwami Yesu Kristo, Haleluya. wagira ngo twongere tugushimire cyane kubera ineza watugiriye yo kubona uyu mwanya tukicara tukongera kwiga, tukongera kumva icyo uvuga, tukongera kumva icyo dushakaho. Kandi nanjye numvise rwose mfashijwe cyane n'aya magambo yo kubona uburyo uriya mugaragu Elisa ngo yavuze ati yewe icyo nkeneye ni ukugira ngo mbone umwuka uri muri Eliya. Ariko bitandukanye n'ibya Gehazi we wagiye ku by'amafaranga, akavuga amafaranga niyo nkeneye, imyambaro n'ibindi. Ariko ijambo ryari kabaza ngo ese iki ni igihe cyo kwakira imyenda n'amafaranga? Ese iki ni igihe cyo gusaba imyenda n'amafaranga? Mani nanjye natekereje ndavuga nti icyo nsaba ni iki? Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira mwana wanjye Yesu, icyo ngusaba ni ukugira ngo njye menye ikikunezeza bari cyo nkora. Kandi ikindi gusaba ni ukugira ngo umpe imbaraga zirwanya icyaha no kunesha. Kandi ibi ngibi nibyo nsabira ababene data turi kumwe. Ubundi kandi turagushima kuko twakumenye. Hano turi abantu benshi tubasha guhamya tuti twamenye Yesu, ariko hari n'abandi batarakumenya mwami. Twumva bitubabaje ko hari abatarakwakira. Aba bantu nibo dusabira uyu munsi kugira ngo aba bantu ubafashe kugira ngo bamenye umwami watubabwiye. Turabasabiye mwami Yesu, umucyo wawe ubagaragarire, ngo bakurebye ubavirwa n'umucyo, ngo mu maso habo ntihagire umwijima ukundi, ntihagire ipfunwe. Mwami Yesu Kristo, aba nabo turabasabira kugira ngo bakurebeho, bavirwe n'umucyo nk'uko natwe watuviriye. Mwami Yesu, njya mvuga ni ikintu gikomeye cyane kiruta ibindi namenye, ni ukumenya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye rwose kandi ndagusabye kugira ngo n'abari aha ngaha bashatse kukwakira ubakozeho ikiganza cyawe, maze ubakize, ubahindure babe bashya.
kandi bagendane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.